Tatakira rero fata gasokozo nigendera. Ujya he? Giye gutereta ari. Ugiye he? Gutereta. Gutereta? Turatanye. Agansigana utagurisha imyenda y'abandi. Nuko ajya amandazi nabyishingiye. Aho tutawunyumvira uratangiye nuse ubwo urankurikira tujyane mu mibintu. Tugende. Ubundi so we kukwikurikiza ko mbona hari nk'ibibazo ahubwo ntahana. Yesu! Abantu ibyo bintu. Ubutonozwe. Unatangiye agiye kwitapagura. Habe kuri kamera nishaka ivyo cyangwa itariho. Bago abantu bagomba kuba bafite byanze. Wenda uriho gunone umuntu ukavuga ati mama sava yatonoye. No imyenda se ntago ndi kumva ne. Cyakora mbonye ibintu bise tarora uburyo muri bose ubwo kubeshya wazanye iyi virusi aragacibwa cyane ubwato aragakirana na nyamusa soza kirana n'umutima aragahura n'uruhu rw'imbwa aragahekwa mu ruhu rwayo akurikije n'ibindi bitutsi ntazi ariko uko rwose nabonye akanya ko kukwitaho kandi rero ikintu gitangaje kera narazaga ukambwira ngo udahindukira nakubeshye ibyo ndabizi ndanabyibuka ariko nawe icyo gihe wari utaramenya akazi uzondeka utuze nawe ubivutu ugita kwivutu ku buryo nyine nawe uzasohoka ufite amafuresheri umeze neza abandi badamu bose bareba ukajya basuhuza inyama zawe zigira ngo ati mwana warakoze mwana warakoze mwana warakoze Bikiwerewe niyo corona yarangira ukigora wambaye none se ni bikiwerewe kandi atari ubutonozo urumva aho nari nsubiye inyuma ni Imana yaremanye abantu bamwebwe kugira ngo muhore morane urumva Yesu ko gutsinda mu buriri uyu mugabo ashaka kubasanga none rero niba ari byo reka tubyumvikane ngiye kuguha tayimu uzaza ari mu gitondo tubikora saa sita tubikora na nimugoroba ubwo ni kangahe ni gatatu ku munsi kugeza ubwo uzasubira mu kazi nanjye maze kuruhuka ugiye kunywesha ibinini bya biriya bikuko bireba ni koko biba n'ibinini